ndagira ngo mve amagambo tugiye gutangirana. Iki ni ikiganiro ngira ngo buri muntu wese kuri iki cyumweru ndetse n'umuntu uza kuba adahari uze kukimwoherereza kirebe yitonze. Wumve amagambo tugiye gutangirana batubwira. Galatians 5. Dutangiye bari kudusomera mu Bagalatiya, mwaramwe ngo bavuga Bagalatiya 5:21. Now the works of Ni amagambo yanditse muri Bibiliya. Aya magambo aravuga ngo are evident. Ati dore ibimenyetso bya kamere cyangwa se imirimo ya kamere iragaragara niyi. Ayo ni amagambo yanditswe muri Bibiliya avuga ngo imirimo ya kamere ni ugusambana, ni ugukora ibiteye isoni, iby'isoni, ubwo gukora ibiteye isoni, hakaba nanone n'ibintu by'isoni nke, hari ibintu umuntu akora ukavuga ati ibyo bintu ukoze birimo isoni nke pe, ibyo nabyo bura ngo ni imirimo ya kamere. Hakaba gusenga ibishushanyo, ibyo twarabibonye. Ikintu nagira ngo dutindeho rero ni iki ngiki tugezeho. Hakabamo icyitwa ngo kuroga, ibintu by'amarozi, gukoresha imyuka y'amarozi, kuroga abantu. Amarozi ngira ngo hari igihe umuntu ashobora kugenda akagura sumu yapanya akayigushyira mu biryo, icyo gihe nabyo hari igihe tuvuga ngo yakuroza. Ariko ubundi amarozi oji ya nyayo ni yayandi usanga umuntu yagiye mu bapfumu, bagutumyeho ibintu, hari ibyo baguteze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iki kintu nagira ngo tuze kukireberaho uyu munsi. Reka dukomeze ariko icyo kintu cyo mugifate mu mutwe. Ubwo turacyari mu mirimo ya kamere, harimo ngo kuroga. Urumva ko biri ibintu byo kuroga yabivuzeho muri imirimo ya kamere. Kwangana, gutongana, ibintu byanyu by'intonganya, ishyari ryanyu, umujinya, amahane menshi, ndetse no kwiremamo ibice. Muri abantu biremyemo ibice, ugasanga babaraha ngo bara ntago duhuza, ngo twebwe ngo tubarizwa muri iki gice, ngo bara ntago duhuza. Ibyo bintu nabyo nyine urumva biri mu cyiciro kimwe no gusambana, amashyari n'ibindi byose nyine birimo no kuroga no kwitandukanya cyangwa se kwicamo ibice mu bandi, nyine mukumva ko muri aba nyine mutagomba guhuza n'abariya. Biriya nabyo ni ibintu bibi cyane. Nanone hakabamo ngo kugomanwa no gusinda. Gusa umuntu ubusinzi bwaramutwaye nyine abura mu rugomo rw'ubusinzi n'ibiganiro bibi. Abantu usanga bigirira ibiganiro bibaho bari hose n'ibindi bisa nabyo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ayo ni amagambo dutangiye bari kutubwira. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, enmity, strife. Icyo nashakaga ko twumva ahanini ni ukuvuga ngo kiriya kintu twari tugezeho ngo cy'amarozi ni iki. Ahanini ni Bibiliya yo iri kubisobanura cyane cyane Bibiliya y'Icyongereza ivuga ya marozi nyine ajyanye n'ibintu byo gucuragura n'ubupfumu cyangwa se kujya muri ya myuka mibi nyine y'abarozi. Ntabwo ari bya bindi ngo waguza agasumu yapanya, nabwo ni uburozi bugiye kwica. Buriya tubibara mu bwicanyi. Ariko amarozi ya nyayo ni yayandi barimo no kwifashisha izindi mbaraga no gutumira imbaraga z'umwijima. Uyu munsi nicyo kintu ngira ngo tuze kuganira. Uyu munsi wa none ngo hari ukuntu ngo turi gushyigikira ibintu by'amarozi tukanabibamo tugakorana nabyo ariko tutazi ngo ibyo bintu tubibamo, cyangwa se ugahusanga dora tubyishyiramo tubikonsoma tutazi ko twebwe tubikonsoma. Divisions. Many people are under. Abantu benshi ntago bazi ko ibintu uyu munsi wa none ndagira ngo tunabimenye. Abantu benshi ntago bazi ko ibintu dukunda kumva ugahora ubyumva cyane, ibintu dukunda kureba ugahora ubireba cyane, cyangwa se ushaka no kubireba cyane, n'ibintu turya cyangwa se ibyo twishyiramo muri twe. Watch. Ibyo bintu nibyo bigenda bikatwangiza, bikaba byazimya, bigahungabanya urumuri twari dufite hagati yacu n'Imana, cyangwa se ugasanga biri kudusubiza mu bintu by'umwuka, mbega bikagenda bishyira intera hagati yacu n'Imana, ariko twebwe tutabizi, tutazi ko hari n'ikibazo kirimo. Ati akenshi muri iyi minsi hari ibintu byinshi tugenda tureba ugasanga biri kugenda bigatuma twirara, ibintu kumva biciye amaso ukavuga ati biriya ni ibintu bisanzwe. Icyo nicyo bita ngo ni ukwirara. Ugasanga twariraye turi kubifata nk'ari ibintu bisanzwe, ugasanga noneho uko dukomeza tubibamo cyane bigenda biduhuma amaso, bikadutandukanya n'isi y'umwuka, ku buryo tuba dusigaye tuba mu bibi, tuba mu bushake bwa Satani, tutazi ko aribwo turi kubamo, cyane cyane tuba mu bikorwa bigendanye na cya kindi nababwiye ngo muze kugumana umutwe, aricyo cy'amarozi, ibintu byo kurogana n'ubupfumu muri rusange byose. Ibyo ngibyo rero twebwe nk'abakristo ni ibintu biduca intege ntitubimenye. Icyo gihe rero iyo twacitse intege mu by'umwuka niho Satani atangira kwinjirira dufatisha gahoro gahoro, kuko ibikorwa bya Satani uba waragiye wumva ari ibintu bisanzwe nyine, cyangwa se ibikorwa nka biriya byose twagiye twumva, kwicamo ibice, barani duhuza ngemba ndi hano, ya mashyari batubwiye, bwa busambanyi, bwa businzi, bya biganiro bibi, za ntonganya, ya mijinya, ukumva ni ibintu bisanzwe. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda turebera hamwe, ukuntu twagiye twirara tugacika intege, tukumva ko ibyo bintu rimwe na rimwe ari ibintu bisanzwe. Hahandi ujya kumva umuntu ari kuvuga ngo ngiye ariko runaka arabizi ko amaraso yanjye ndahura naye, ndanamwanga nawe arabizi, igihe sinjye nyine, ku buryo umuntu urwango rwe kurugaragaza
bituma abantu benshi bavuga ngo uriya ntabwo ari indyarya ngiye kwangara bikwereka nyine ngo ni igikorwa cyiza nyine ukabona abantu nyine umuntu basigaye bamwubaha bakavuga ngo uriya muntu rwose ntabwo ari indyarya warakwanga akabikubwira ukumva urwango rwe bari kurushyigikira bamugaragariza nk'aho ari ikintu cyiza utuntu nk'utwo mujya mutubona aho rero niho habamo kwa kwirara no gufata bya bintu binini ukabyoroshya n'abantu na sosiyete ubamo ikagushuka ugasanga uri mu nzira ya Satani. Ariko ahanini icyo nagira ngo turebereho hano Bibiliya yatubwiye ngo ibintu by'amarozi no gukorana n'imyuka mibi byo kuragura guterekera ibintu nka biriya nyine sinzi uko Ikinyarwanda cyiza nakoresha biriya bintu ngo ni bibi cyane ndetse Bibiliya ibibuza abantu kubikora biriya bintu. Bibiliya tubuje kujya mu bintu by'amarozi no kwivanga mu bintu nk'ibyo ngibyo byo gukorana n'imyuka mibi tuyiyambaza. Ariko uyu munsi wa none isi dukikije isi tubamo ibyo bintu tubikora buri munsi kandi tutabizi twanabisuzuguye. Ushobora kwibaza ngo ujye ubikora bikagucanga kango njye naho nahura n'ibintu by'amarozi ibintu byo gucuragura no guterekera no gushyigikira ibyo bintu ntabwo njya mbijyamo. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe tugiye kurebera hamwe ibyo bintu uraza gusanga tujya tubyisangamo tutabizi. Who are openly nkubwiye ngo kora subscribe no kugira ngo ikiganiro nk'iki n'ubutari kizakijyaho ujye ubimenya mu bambere cyangwa se kibashe kuba cyanaguhindura. Muri uyu munsi wa none iyi si tubayemo nisi yamamaza gukoresha amarozi n'ibintu byo gukora byo kuyoboka imyuka mibi nisi ibinyuza mu buryo bwose nabyamamaza twese tukabibona. Ibigo bikomeye uzi byamamaza ugasanga biri kwamamaza ibintu bijyanye n'amarozi kandi ugasanga turi kubikurikira tutabizi of God. Kandi nanone natwe twivanga muri ibyo bintu cyangwa se tukabishyigikira tukabigura tukabitega amatwi tukabireba. Akenshi icyo gihe natwe tuba tumeze nk'abari gushyigikira ubutumwa bwa sekibi ntabwo ari ubutumwa bw'Imana. Kuko uyu munsi wa none hano hanze nufungura amateleviziyo nureba amafilime nureba indirimbo ziri gusohoka nureba ibiganiro hirya no hino bigenda bikorwa n'abantu benshi usanga bafite imbaraga bakorana nazo z'umwijima ugasanga bahora bamamaza ko bakora ibintu cyangwa se ukabona nibyo duhora tureba mu mafilime no mu ndirimbo nayo hose no mu bintu bamamaza bavuga ati bari abantu mubagane kandi ubwo ndi kuvuga ku isi yose cyane cyane mu bihugu binakomeye ugasanga bamaza ko bazura bapfuye ugasanga bavuga ko ngo bavuga abashobora kugufasha ukavugana n'abawe bapfuye ibyo bintu kugira ngo murabizi bagashika uwawe wapfuye akaza akakuvugisha ibyo bintu rero ngo ubona akenshi ukabona bimeze nk'ibifite imbaraga zidasanzwe. Ibyo nibyo bavuga ngo akenshi natwe tuba turi kwivanga muri ibyo bintu by'imyuka mibi cyangwa se by'amarozi tutabizi. Uyu munsi wa none iyo urebye ibitangazamakuru bikomeye amateleviziyo akomeye ku isi n'ibindi bintu binini cyane bishobora kuvuga ijambo rikagera kure akenshi bamamaza amarozi. Ushobora kuba utajya ubibona ngo ubyiteho ariko bamamaza amarozi no gukoresha amarozi natwe tukabijyamo tutabizi. Uyu munsi wa none uramutse ugiye muri ahantu bacuruza ibitabo kuriya mujya mu library mugiye kugura ibitabo kuriya nyine ushobora kujya ahantu bagurisha ibitabo. Abantu benshi basigaye bajya mu bitabo kugura ibitabo ugasanga bagiye kwigurira ngo ibitabo birimo imitongero zino bita ngo ni spellbook haba za spellbook mu masomero menshi buriya wenda mu Rwanda sindakurikira neza ibyo bitabo namwe mubigura cyane ariko mu bindi bihugu za Amerika ibihugu byateye imbere cyane usanga ibyo bitabo biba bihari birimo imitongero wagira mu rugo ugakoresha ikaba yahindura ubuzima bwawe. Ndetse ibyo bitabo by'amarozi n'amagambo wavuga nk'amwe abarozi bavuga kugira ngo ubuzima bw'umuntu babujyana hababukura habahamagara isi y'umwijima ibyo bitabo birahari hirya no hino mu library ushobora kugenda ukabigura. Abantu benshi rero babigura nk'abagura amasuka baranabyamamaza cyane. You can go on to Amazon. Uyu munsi wa none ngira ngo nta muntu utarahahira kuri Amazon cyangwa se wabonye umuntu uhahira kuri Amazon ni urubuga nyine abantu benshi bahahiraho ugura ikintu bakagikura mu mahanga bakakikuzanira iwawe ku muryango udashoboye kuba wakwigirayo. Izo mbuga zirahari nyine ushobora kugura ikintu bakakikuzanira mu rugo iwawe utiriwe ujya kure. Ibitabo nk'ibi ngibi by'amarozi bino bitabo bivuga ku marozi n'ibintu by'imyuka mibi ibyo bitabo kuri Amazon usanga bari kubigura nk'abagura amasuka biri mu bintu bikorwa cyane. Ibyo bitabo ndaza kugusobanurira ibiba bikubiyemo uraza gusanga uyu munsi wa none isi yose iri kuba mu bintu by'amarozi n'imyuka mibi batabizi. Reka wenda nkwereke kimwe nk'igitabo. Hari igitabo nabonye kuri Amazon ubwo narinje gukora kino kiganiro. Igitabo nabonye kuri Amazon ndanagituma ndavuga rero reka nsome kuri kino gitabo ho gatonya tumenye bino bitabo haba hakubiyemo ibiki. Kuri icyo gitabo inyuma hari handitseho icyo gitabo nyine ukirebeye inyuma hari handitseho gutya kwa kundi igitabo nyine haba nk'incamake zacyo cyangwa se uko bimeze. Icyo gitabo gisa nk'icyanditseho ngo ese ukeneye icyo wakoresha kugira ngo wigirire icyizere gihambaye. Buri abantu benshi muri iyi minsi ya none babayo nta cyizere nyine cyinshi bafite. Umuntu arajya mu kazi akabura ukuntu yisobanura ngo bamuhe akazi. Umuntu nyine abayeho ufite ubwoba atigirira icyizere n'amadepresiyo menshi. Iki gitabo rero gitangira ku mutwe wacyo bakubwira ngo ese ukeneye kwigirira icyizere tukakibustinga ukagira icyizere kiri hejuru nyine ukaba umuntu
wisobanukiwe ukoresha bwa bushobozi bwe bwose bw'umubiri w'Imana yamuremanye, ariko ako k'Imana ninjye ugashyizemo kuko n'ubundi nibwo twagombye gukoresha. Ni igitabo cyo kivuga ati wikeneye kwigirira icyizere gihambaye. Nanone hagakomeza handitseho inyuma ngo ese ukeneye amahirwe mu buzima bwawe, byaba twita amahirwe, ukeneye amahirwe mu buzima bwawe ndetse no kugira ngo uzabashe gukira byihuse. Ayo ni amagambo yanditse kuri icyo gitabo cy'amarozi nyine cy'imitongero. Ati nimba ukeneye kwigirira icyizere, nimba ukeneye amahirwe, kugira ngo ntabwo ujya wumva abantu bari kwamaza bakavuga ngo tugutera amahirwe, business yawe yarahombye kongera ikazamuka, mujya mwumva ibyo bintu byamaze. Kuri icyo gitabo nako ni kwanditse ati ukeneye amahirwe no kugira ngo ukire vuba ibyo wakora bw'amafaranga uhita uyabona vuba ugere ku rwego rwo hejuru. Nanone hasi agakomeza avuga ngo ese ukeneye ko ubuzima bwawe buzamo maji nyinshi cyangwa se buzamo izindi mbaraga zidasanzwe, ubwo ni imbaraga z'umwijima, ku buryo nawe uba ufite izindi mbaraga ushobora kuba wakoresha no ku bandi bantu. Iyo tufite mu kinyarwanda kenshi bavuga ngo baraguhaye intsinzi, ku buryo nta bintu byakwataka, cyangwa se bavuga ngo baramutsiritse, nta muntu wapfa kumuruga kuko baramuhaye izindi mbaraga mu buzima bwe. Nawe utsirika ibyo bintu nyine by'ibaraga no ni ibintu n'ubundi nabyo by'amarozi, ntabwo ari imbaraga z'Imana icyo gihe ziba zikurinze, ni ibintu by'amarozi. Ababyeyi benshi ugasanga bifata nk'ari ibintu byoroshye ngo ni ukwirindira umwana, ngo ni ukurinda umurindishije iki, imbaraga z'umwijima zirinda izindi mbaraga z'umwijima cyangwa se zirinda amarozi. Icyo gihe nyine nawe ubukorana n'amarozi, nubwo ubuzi ngo ni ukwirinda, ugomba kurindwa n'Imana gusa. Itakurinda ugapfa ukajya mu bwami bw'ijuru. Ibyo bintu twabibonye. Bakomeza rero bavuga ngo nimba ukeneye izo mbaraga mu buzima bwawe, ibyo byanditse kuri cya gitabo, ukeneye kugura kino gitabo. Bega ayo magambo yanditse no kuri Amazon, bamamaza ibyo bitabo by'imitongero cyangwa se by'amarozi birimo izo mbaraga. Icyo ni igitabo ngo cyitwa ngo ni igitabo cy'imitongero, imitongero ngo ukeneye mu buzima bwawe, ndetse nanone ngo ni imitongero ngo ushobora kuba wakora, wamara kuyikora ubuzima bwawe bukagenda bugahinduka. Ibiri muri icyo gitabo ugiye ukabyubahiriza, ukajya ubivuga, wumva barimo amagambo uvuga, ngira ngo mujye amagambo abarozi bavuga. Abarozi ubundi bagira imitongero uvuga. Hari ibintu umurozi avuga, akavuga ibintu utari kumva neza, ibyo bintu bigakingura ubwami bw'umwijima, icyo twita ngo ni isi y'umwijima cyangwa y'umwuka tutabona. Hakagira ibindi bintu biziramo by'ibidayimoni n'izindi mbaraga, ari byo bizanira ukabona biri kukubwira nk'ibintu byawe utaruzi kuko Satani afite imbaraga. Ugasanga rero icyo gihe nawe iyo uramutse uguze kino gitabo kagisoma, uba umeze nk'aho wigiriye guhura na wa murozi cyangwa n'abantu bakabigufashijemo, none ugatangira nawe kujya usoma ibitabo nk'ibyo, izo mbaraga zikakujya ukisanga wafunguye yasi y'umwuka y'umwijima, niyo usigaye urimo. Ibyo bitabo byuzuye hirya no hino mu library, kuri Amazon biriho hirya no hino ahantu hose washaka kugurira ikintu. Ibyo bitabo noneho biba bihendutse kubi. Ibyo bitabo bigura $20, ariko ibyo bitabo barabigura mu sheri hirya no hino ku isi. Ndetse nanone ibi ni ibitabo usangamo amarozi n'amagambo wavuga n'ibyo wakora kugira ngo ubashe kubona urukundo rwa nyarwo, ubashe kubona umugabo, ubona umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose. Abantu benshi cyane cyane bahuye n'amadepression mu bintu by'urukundo, cyangwa se abona imyaka imaze kumujyana yarabaye myinshi, ngira ngo nina habijya biba. Ibyo bitabo bakunze kubigura bavuga ngo iki gitabo kirimo imbaraga n'imitongero nzavuga, Imana ikamurujya, ntago ari Imana, bikabasha kuba byampa urukundo rw'ubuzima bwanjye bwose. N'uyu munsi hari abakobwa bakijya mu bapfu bati nabuze umugabo, menya barandose mu nkorero dawa bashe kuba nabona umugabo. Ibyo mujya mubibona. Ibyo bintu rero nabyo bintu bituma kino gitabo bakigura, kuko kikomeza kivuga ko kinagufasha kuba wabona urukundo rw'ubuzima bwawe. Nanone icyo gitabo kibasha kuvuga ko kikongerera ubwiza. Buriya hari abantu bayo batifitiye icyizere, uvuga ngo ntago nsa neza, niyo nisize makeup n'ibiki, abandi bantu basa neza. Icyo gitabo kikubwira ko hari imitongero uvuga ugasa neza, niyo waba isura wewe wibona utari mwiza cyane, ariko ngo ni imitongero uvuga nyine ayo marozi akakwambika ubwiza bundi, ku buryo abantu bakubona bakajya bavuga ati mbega umukobwa mwiza, mbega umukobwa mwiza. Ngira ngo ibyo bintu ujye ubyumva ukumva umukobwa, ukabona umukobwa abagabo baramukunda bya hatari, kandi wenda nk'abagore b'abagabo n'abandi bakahita isura mu katari mwiza, bamukundira iki, ubundi kukiye batwaye umutima yabasajije. Uwo muntu ari igihe usanga nawe baramukubise izo dawa nyine, ku buryo twe tumubona tukabona ari mwiza cyane rwose, ukajya wibaza ati bamukundira iki. Nanone iki ni igitabo kirimo imitongero ngo usoma kikaguha iminsi 7 y'amahirwe, ku buryo ibintu byose ukoze muri iyo minsi 7 byose bigenda bigacamo gaciro ugatera imbere. Nanone ngo iki gitabo bakomeza bacyamamaza, ntago ari igitabo kimwe, ni ibitabo byinshi cyane. Bakomeza bagenda bavuga ko ibi bitabo nanone birimo izindi mbaraga ngo zo kuba zagufasha kurinda imitungo yawe cyangwa se kurinda ibyagezweho.
uyu munsi wa none umuntu iyo amaze gutunga amafaranga menshi aba yumva ahangayitse afite ubwoba avuga ati ejo nshobora kubibura ese nsubiye inyuma aho naturutse ugasanga ari kujya mu myuka mibi cyangwa se gukorana n'amarozi abarozi bakamubwira ati rero tuguhaye ni nk'uburinzi burinda business yawe amataje wubatse n'ibindi nkabyo niyo mpamvu ujya ubona ahantu henshi hari amapusi menshi buranga amapusi akorana n'iki n'iki ugasanga nyine icyo gihe ngo baguhaye imiti n'amarozi ngo birinda ibyagezweho cyangwa se imitungo umaze kugeraho nanone ngo bakaguha ngo ibyo bitabo bikomeza byamazwe bivuga ngo harimo n'indi mitongero muri ibyo bitabo igufasha kuba nanone warinda nk'urugo rwawe kugira ngo hatagira ababi barwinjiramo umva urwo rugo ibintu biba birurinze ibyo byose ni ibyo usoma muri cya gitabo ukajya ubivuga cyangwa se muri bya bitabo bigiye bitandukanye bigurishwa hirya no hino ugasanga abantu bari kumva ko ari ibintu bisanzwe ari nk'ubumenyi ari nk'ibintu ukoze bisanzwe byo kugerageza kwirindira ibintu byawe ariko mu by'ukuri kuko wafunguye isi y'amadayimoni n'umwijima wumva ko ari ibintu bisanzwe uvuga ngo nta barozi nagiye guhura nabo nta biki n'utungutu two kwisomera ibitabo cyangwa se nagiye muri ba baganga basanzwe banabyamamaza n'inaha ariko ugasanga mu by'ukuri wamaze kugera muri iyo si gukora na satani ikintu ngo gitangaje cyane kandi kinababaje ni ukuntu ngo ibintu byose Imana yadusezeranije kudukorera uburinzi yasezeranye kuduha ibyiza Imana yadusezeranije kudukorera biri muri Bibiliya ibyo bintu hafi ya byose usigaye ubisanga mu bindi bitabo byinshi birenga magana narabwiye ngo satani ubundi we ikintu kimubeshejeho no guhangana n'Imana nimba hari igitabo cyitwa Bibiliya cyadusezeranije ko Imana izaturinda ibyo byose izaduha ibyo tuyisaba byose satani nawe yitakora ibitabo noneho byinshi cyane birenze umubare twe Bibiliya ni imwe tugira agakora ibitabo byinshi cyane nanone bitangaza ko bigukorera nk'ibiri muri Bibiliya cyangwa se n'ibirenze ibyo Bibiliya ivuga ko bibasha kukurinda bitabaho kuguha amahirwe atabaho ibyo bitabo ugasanga rero nibyo abantu bari kuyoboka cyane abantu benshi bari guta Imana ahubwo ugasanga ibyo bitabo nibyo bari kwisomera uko basigaye bumva ati Bibiliya se Bibiliya bakigira muri ibyo bintu by'amarozi gusa nanone ntugire ngo ibi ni ibintu bikorwa mu mwijima cyangwa se ngo ni igitabo kiba kiri ahantu hihishe n'ibitabo byamamazwa n'uyu muntu ufunguye amazon.com wahita ubibonaho imbuga zose uhahiraho ibitabo cyangwa se uguraho n'ibindi bintu wabasha kubonaho ibyo bitabo nanone si ibyo gusa ni ibitabo nyine biri ku mugaragaro banamamaza cyane nanone ikindi kintu isaho gusa biri amarozi n'uburyo bwo gukoresha amarozi biri ku mateleviziyo biri mu mafilime tureba biri mu miziki twumva ugasanga twarabyoroheje uramutse ugiye ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi wa none cyangwa se kuri Google ukandika amati ndashaka kureba filime zijyanye n'ibintu by'amarozi muri kano kanya uhita ubona amafilime menshi ubona amaseri nka za seri bita ngo The Witch ubona The Craft ubona Hocus Pocus ayo yose namwe mu maseri ajyanye n'ibintu by'amarozi birana za Harry Potter usanga ari amafilime yiganjemo ibintu by'amarozi menshi cyane kandi ugasanga ni filime zimeze nk'ari iz'abana abana bato ugasanga twakuze turi bizo filime z'amarozi nibyo bintu bituri mu mutwe umurozi ashobora kugira uko umwana agakora yumva ko ibintu bijyanye n'amarozi ari ibintu byoroshye cyane ari ibintu bisanzwe atari ikizira nyine mu maso y'Imana ku buryo yumva ko hari izindi mbaraga mu mutwe zigenda zimwumvisha ko hari n'ubundi butabaza ahandi hantu bwava butandukanye no kuba wajya gushakira ubufasha ku Mana nicyo kintu bano bantu bakora nicyo kintu satani akora afata ayo marozi yakayamamariza mu mafilime akayamamariza mu miziki no mu bindi bintu abantu mukunze guhugira mu by'imyidagaduro ntumenye ibyo ari byo gusa ngo ikintu kibabaje cyane n'ababyeyi mukwiye kumenya muri kano kanya n'abantu mwese muhurikiye muri kano kanya zino filime zijyanye n'ibintu by'amarozi mujya mubona zino zose ubona nyine ukumva zishimiye zirimo abantu baruga bakurura bashika abantu bakora ibiki ziriya filime iyo bagiye kuzikina hafi ya zose baba bari gukoresha ibintu bya nyabyo buriya muri Amerika nimba bagiye gukina filime ijyanye irimo ibintu by'ubutasi wenda tuvuge za CIA FBI n'ibiki baragenda bakazana nk'abantu bakoraga muri CIA bakazana abantu bakoze muri FBI b'inzobere b'abasaza babibayemo bakababwira ngo tugiye kwandika filime ijyanye n'ibi bintu muduha amakuru ya nyayo ku buryo nidukiniye filime ntuzayireba amakuru azaba afite 100% azaba ajyanye n'uburyo CIA ikoramo uburyo FBI ikoramo uburyo Washington mumbare mu buryo Pentagon ibyemezo biyafatirwa n'ibiki byose birabibona filime zose bakina muri Amerika cyangwa se filime zijyanye n'ubuganga nimba bagiye kuvura umuntu kubaga umuntu uzareba amaterime yose bakoresha muri iyo filime n'ibintu byose bakoresha bazana abaganga b'inzobere bakabaha amakuru yanyaye akabari ubona bari gukina ku buryo ikintu cyose ubonye muri filime buriya n'umuganga arakubwira ati natwe ni kuriya tubikora umushinzwe umutekano ati ni kuriya kuko tubikora ni kuriya turasa ni kuriya imbunda zifatwa nuko ngo muri Amerika nicyo bakora ikintu bagiye gukina bagerageza ko baba bafite inzobere muri ibyo bintu basanzwe babikora kugira ngo icyo kintu kize kuba ari 100%. Iyo rero bagiye gukinisha izi filime zijyanye n'amarozi zira mujya mubona mukavuga ngo ni ibintu byoroshye biraho izi filime bazana abarozi banyabo basanzwe bakorana n'amadayimoni bakorana na satani babicaye kuri set kugira ngo izo filime zikirwe
kugira ngo hataza no kubamo kwibeshya. Ya mitongero ujya kumva kuva muri filime umuntu ari kuvuga ibigambo avuga ibigambo nka bimwe naha muvuga mutazi n'ibyo muri kuvuga wenda by'imikino. Zira filime za Hollywood n'izindi filime z'ibihugu byateye imbere cyane, ari amagambo bari kuvuga ya nyayo, ni imitongero ya nyayo ikoreshwa n'abarozi n'abadayimoni na Satani ikingura indisi y'umwuka. Nibyo muba muri kumva buriya. Bivuze ngo nawe ushobora kubisubiramo cyangwa ukomeza ubireba cyane ugashiduka nawe iyo si y'umwijima iri kugufungukiraho ugasanga hari ibikorwa byinshi usigaye ukora, cyangwa se usigaye wirara ukumva ko ibintu bya Satani ari ibintu ubona mu mafilime nk'imikino nyine, ukibagirwa uburemere n'ububi bwa Satani kuko urubibona nk'imikino mu mafilime kandi ari ibyanyabyo uri kubona. Ni urubuga bitwa ngo ni cinemablend.com. Urwo rubuga cinemablend.com ni urubuga rwagaragaje umubano uri hagati y'abarozi ba nyabo cyangwa se abantu bakora n'imyuka mibi n'amasatani, umubano bafitanye n'abadirector n'abaproducer bakinisha amafilime muri Hollywood. Uramutse urebye nka filime yitwa ngo Craft Legacy, ni filime y'amarozi, ni filime abantu benshi bagiye banakunda kureba. Iyo filime Craft Legacy bagiye bagaragazamo ko ukuntu iyo filime ijya gukinwa abarozi babahaye ibitekerezo bihambaye ndetse bari bicaye kuri set. Zoe Lister-Jones akaba director w'iyi filime. Iyi filime bita ngo Craft Legacy yarivugiye ati iyi filime ubwo twari turi kuyishutinga kuri set, ni filime irimo ibintu by'amarozi gushika abantu, ujya mubibona biriya filime by'amarozi nyine by'ikikango zinohora nyinshi. Ati nari nazanye umurozi w'umuhanga cyane kuva mu gihugu cya Canada ukoranye n'imyuka mibi igihe kinini, washitse benshi bya bindi byose nyine umurozi wa nyawo ukora n'amadayimoni akora. Ati umurozi yari yicaye kuri set, abakitere bajyaga gukina ikintu cyangwa kuvuga imitongero akabwira ati hano muyivuze nabi muvuga imitongero. Kiri kujya kubona ukabona nka filime z'amarozi umuntu ari kuvuga kugira ngo wenda haze nk'ibindi bibaraga bimwinjiremo, hari imitongero avuze. Abakinnyi bakinnye muri iyi filime bita Craft Legacy, umukinnyi wese amagambo yavuze cyangwa umuntu wese wari urimo, ibintu byose yagiye avuga bimeze nk'ari imitongero. Zino spell mujya mubona mu mafilime zose zo yavuze ni ibyanya byo uno murozi yarasanzwe akoresha mu kazi ke. Bivuze ngo ni ibita bikumvisha ko aho kuri set aho iyo filime yakiniwe isi y'umwijima yari yafungutse, amagambo abakiteri basubiragamo ni amitongere amagara imyuka mibi n'amadayimoni byari biri aho ngaho biri muri iyo filime, natwe tuzi kwireba nyuma na nuba ayo magambo turacyayumva niyo mitongero. Nta kosa na rimwe ngo ryabayemo ngo uwo murozi abyemere. Niyo wavugaga ibintu nabi kandi ntabwo twabimenya, abarozi bavuga ikirimi yaniriza tumva, ariko ngo uyu murozi yakoze uko ashoboye, uvuze ikintu akagisubiramo akabwira director ngo hari uriya mutongera uvuze nabi, acteur nawe usubiremo kugira ngo uwo mutongero nk'uko dusanzwe tuwukoresha twebwe abarozi ugahamagara imyuka mibi n'amadayimoni bize gukunda kuko bize kugenda gutyo. Ntabwo dushaka kuvuga nyine ibintu bitari byo, nuko filime yakira. Ibi ngibi bikahita biduhuza n'umukinnyikazi wa filime witwa Megan Good. Twigeze kumubona bavuga ko yigeze gukina filime y'ikikango, ngira ngo narabibasobanuriye hano mu kiganiro cy'ubushize. Wakinnye filime y'ikikango agatangira kuba nawe agatangira kugibwamo n'imyuka mibi kubera ko yakomeje kuvuga imitongero, avuga imitongero kandi ya nyayo, biragenda bikingura imyuka y'umwijima n'aya madayimoni yahamagaraga muri filime ngo amwinjiremo. Birangira uko yagakinnye iyo filime amadayimoni ya nyayo n'ubundi aje amwinjiramo kuko bari kuvuga imitongero ya nyayo. Iyo madayimoni amwinjiramo ndetse agatangira kugera ikinyamaswa nzima, atangira kujya zitamba, ndetse byatumye anatandukana na sheri we. Byakomeje kugenda bigaragara ko ubu batanameze neza mu mutwe nyine, nawe abyiyemerera avuga ati nsigaye kabisa nkorana n'imyuka mibi kuva nakiniriya filime. Ndetse icyo gihe ubwo iyo filime ngo yajyaga gutangira gukinwa, ni urugero rw'ingiyi turi kuvuga, ariko ubundi ni mu filime hafi ya yose y'amarozi bitwa ngo The Craft Legacy. Iyi Craft Legacy ubwo bajya gushutinga kuri set, abari bari kuri set ngo nibo babitangaje, abakinnyi n'abandi bantu bakameramani n'ibiki byose, ngo director yazanye umuntu arabwira ngo uyu ni umurozi uturuka mu gihugu cya Canada, ati ni umuntu udasanzwe mu kazi akina, ndetse n'igitangaza kuba tumufite kuri set yacu. Ati aho agiye kudufasha kugira ngo imigenzo n'ibikorwa byose nyine bijyanye n'imigenzo yo guhamagara imyuka mibi y'abadayimoni bize kugenda nk'uko byakagenze, ndetse ngo araza kugenda dufasha cyane mu byerekeranye no gufunga no gufungura uruziga. Uri kumva amagambo, ariko niyo magambo director yavuze ngo uyu murozi araza kudufasha mu byerekeranye no gufunga no gufungura uruziga, ngo kubera ko maji za nyazo iyo zihari umuntu zishobora no kumutera ikibazo, cyangwa se ayo marozi yaje bishobora gutera umuntu ikibazo. Atari ko uyu murozi araza kudufasha kugira ngo ayo marozi natangira no gukora niyo imitongero yatangiye gukora, niyo n'urwo ruziga rwafungutse cyangwa rwifunze, ntihaze kugira umuntu
ubisariramo cyangwa se uza kubigorerwamo wenda uvuge ngo ahuriyemo n'ikibazo araza kubarinda ntimugire ikibazo ntago amarozi ari bubice. Bivuze ngo byari ibintu biri seriye ku buryo umurozi abasezeranya ati mushobora kuza gukina muvuga iyo mitongero uruziga rugafunguka cyangwa rukongera rukifunga. Izo mbaraga z'umwijima zikaba zagira n'uwo zigirira nabi cyangwa agahaba n'umusazi, ariko ndaza kuba mpari ndazikontorora ndabarinda mwe mupfa gukora ibyo mubwiye gusa. Niyo magambo director yavuze kuri seti. None iyo ngibyo director yavuze ngo uyu murozi araza kudufasha byerekeranye no gufunga no gufungura uruziga, icyo gihe baba bari kuvuga nyine gufungura isi y'umwijima no gufunga isi y'umwuka y'umwijima y'amadayimoni yinjiriramo. Kugira ngo baruzi nimba ujye ubona ari ukuntu avuga imitongero ari mu kintu cy'ikiziga cyabyo pentagram babicayemo cya kintu cy'ikiziga cyabo, mujya mubibona mu mafilime mumaze kubimenya mwumva ari n'ibintu bisanzwe mwamenye ibintu byinshi kumbe n'iby'abarozi mwamenye bakicaramo nyine rura ruziga ubundi nubwo bafunguriramo rero iyo si yabo y'umwijima amadayimoni akinjira. Nababwiye ko turi muri iyi si tubona ariko iyi si irimo indi si nyine tutabona, ariyo mpamvu bakubwira ngo amadayimoni aba ari hano tureba ariko twe tutayabona, ari muri iyo si twe tutabonesha amaso. Ariko abo barozi iyo bafunguye cyangwa bakoze iyo mitongero urwo ruziga rugakinguka nk'uko barwita bo ngo ni ugukingura uruziga, baza aho turi bashobora no kwinjira muri mwe, niho baza bagasubiza ibyo babarozi baba bari kubasaba. Ndetse ngo iyi filime imaze gukinwa nibwo bahise batangaza baravuga ngo uyu filime igice cya mbere cyakozwe n'umurozi umwe, ariko izindi filime zose zizongera gukinwa tuzajya twifashisha abarozi barenga 3 kuri seti kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza 5 kuri 5. Icyo gihe wakwibaza ngo ibikiri filime cyangwa nukuzana uburozi bakabutwereka no kudushyira muri iyo si y'umwijima kugira ngo dukomeze twirare twumve ko ari ibintu bisanzwe, wumve ko ari ibintu wavuga cyangwa se wasoma icyo gitabo, cyangwa se nibyo bituma wumva ko ibintu byoroshye ugasanga umuntu uyu munsi wa none yumva ko kujya mu barozi bakaba baguha dawe guteza imbere, ikurindira ibyawe, irinda ubuzima bwawe, ngo bari kuguha intsinzi, ukumva ko ari ibintu byoroshye kuko urubibona ahantu hose ubona mu bantu bose ababivuga, ukumva ko ahubwo ngo uri umunyabwenge ngo ufite ng'abaganga. Abarozi ngo babita abaganga. Ibyo byose ni satani uba uri gukora uko ashoboye kugira ngo mwirare mwumve ko ari ibintu bisanzwe, kugira ngo ubone ahantu ibintu bimaze kugera. Muri kano kanya umuntu uramutse umubwiye ati iriya filime yari irimo amarozi ya nyayo n'ibiki barishima nyine kuvuga ati iyo filime ndumva iryoshye n'iki ariko umubwiye ati hari ingaruka bishobora kugira ku buzima bwacu, aravuga ati uwo ni umunwa wanayo ni amagambo. Ibyo si ibintu dusanzwe tureba, hari icyo tubaye ariko hari ikintu kigenda gihinduka buri munota. Niyo mpamvu buriya usanga amabizinesi menshi yamamaza kugira ngo uhore ubona produit yabo uhore uyibona uyimenyere, nugera n'ahantu uyikenere nyine uyifate byihuse cyane bikoroheye. Nuko nguko runa satani akora ibikorwa bye ari kubyamamaza cyane, ari kubizana habona kugira ngo bitwibagize bya bindi twakagombye gushakiramo uburinzi bwacu bwa nyabo. Nimba umuntu ashobora gusoma igitabo cyangwa se wajya kugura igitabo ukabona cyanditseho amagambo nk'ayo ngayo y'imitongero ya nyayo, ukavuga ati ariko reka ngure ngisome, ugasubiramo ayo magambo ubona ari ibintu bisanzwe ngo urebe nimba bikora, tayari uri kwinjiza mu isi y'umwijima witanga igitambo utabizi, kandi uburinzi bwawe ubundi bwa nyabwo bwakagombye kuba ari Imana gusa. Rero nibyo bari gukubwira ngo satani asigaye akorera ku mugaragaro, ntago ari kwihisha, kuko ahanini satani ngari gutegura inzira ya Antikristo, aho noneho bizaba byeruye bakubwira ati ibintu by'Imana no turanabiciye ubiyoboka upfa cyangwa se ufungwa burundu nyine, ubundi inzira ziri guharurwa. Niyo mpamvu uri kubona ko uyu munsi wa none satani akorera ku mugaragaro. Indirimbo ziri hiti zose ziba zigomba kuba zimutwikira zimwamamaza harimo ibikorwa bye, ibiganiro byinshi mubona, ibintu byose byinshi mubona, amafilime mubona, ibintu bya satani bigomba kuba biri imbere cyane. Imyenda abasitari bambara bamwe twitwa ngo ni aba-influencer bakomeye hirya no hino ku isi, ahanini babyamamaza satani bimugarukaho n'ubushobozi bwe n'ibimenyetso bye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo nibyo byatumye iyi YouTube channel tuyishinga tukavuga tuti yo igomba kujya yamamaza ubutumwa bwiza. Kwibutsa aho hasi ugiye gukora subscribe kugira ngo tugendane neza. Nanone Bibiliya ukibuka ko itwigisha ko ikibi kitagomba kutwigarurira. Iyo uhora mu bibi gutyo ari ibintu woroheje waciye amazi birakwigarurira ku buryo utazigera unamenya ko wakoze ikibi. Usanga umuntu atuka umuntu cyangwa ahemukira umuntu ntabyibuke ko yahemukiye umuntu, akumva yamurushije mu bwenge, akumva ni umujama cyane kuba yatutse umuntu bakanamushimira kubera ko ikibi cyamaze kukwigarurira. Atahubwo ikibi mwakagombye kugitsindisha icyiza, niko Bibiliya ivuga. Ikintu ngo kibabaje kuri uyu munsi wa none, Bibiliya nimba ivuga ngo ntitukigarurirwe n'ikibi, ahubwo ngo twebwe dutsindishe ikibi cyiza. Bibiliya impamvu yavuze ngo ntitukigarurirwe n'ikibi nuko Bibiliya ibizi ko ikibi gishobora kuza kikigarurira ubuzima bwacu burundu. Ubuzima bwawe ugasanga busigaye bugengwa n'ikibi, noneho ngo ahantu bibera bibi binababarisha, ngo iyo bibaye ntabwo bimenya, ugira ngo n'amahitamo yawe n'ubuzima busanzwe niko wakabaye ubayeho nk'umunyamujyi, nk'umuntu usobanutse, ariko utazi ko ikibi cyakwigaruriye burundu.
urugero naguha uzabwire nk'umuntu uzi ufite ubwibone n'ubwiyemezi n'ubwishongore buri hejuru ugenda umubwira ati uribona uriyemera wishyira hejuru ibyo bintu nibi uzabireke uzabimubwire kandi ari ibintu bigaragara n'abantu bose babibona nta muntu utabizi uzareba uwo muntu ikintu azagusubiza azagutuka akubwira ati nuko nkurenze nuko nkurusha amafaranga nuko meze gutya munabipfe pe ibyo bintu nibikwereka ko uwo muntu aba yarigaruriwe n'ikibi ariko ntamenye ko yigaruriwe n'ikibi ndetse akenshi uwo muntu azanavuga ngo mufitiye ishyari yumve ko kuba wenda yikorera ibintu by'ubwibone cyangwa iki ariko yakagombye kuba abayeho nk'umuntu w'umusirimu w'umunyamujyi ntakumve ndetse nawe ubwe ku giti cye nta nubwo azicara ngo yumve ko kuko ibyo bamubwiye ari byo wapi cyangwa se ugenda ubwira umuntu uhora ugira umujinya buriya hari abantu hano hanze ubuze ukavuga ati uriya muntu ngiye sinanasangira nawe nta n'ikintu namubwira kuko iyo ugerageje kumubwira ikintu gito mu kanya muba muri gutongana ari kugutuka muri guserera avuga ngo uramwinjiriye ibiki ugasanga n'ubundi ahise kugaragariza umujinya udasanzwe abo bantu barahari ubuze ko bagira umujinya mubi cyane udasanzwe ku kantu gato ku buryo batagirwa inama icyo ubwiye cyose atatangira kuguka inama uwo muntu ugerageje kumubwira ngo ufite ikibazo cy'umushinya ugira umujinya mwinshi kandi ni amadayimoni cyangwa se ni ububi bwa satani bukuri wagerageza kubyikuraho akenshi uwo muntu birangira agututse cyangwa se n'abandi bakamuvuganira bakakwereka ko kuba avuga nabi akenshi bari kubwira nabi abantu bamumenyereye cyangwa se ngo ari uko atari indyaryo wahita kubwiza ukura gukatira niko bisigaye bigenda hano hanze njya mbibona no muri uru ruganda rw'imyidagaduro iyo umuntu avuga nabi atukana uje wese ahita amutuka abantu batangira kumushimira we ngo cyo babwiza ukuri shanga urarenze sha umuntu yigaruriwe n'umujinya no kuvuga nabi nyine yabaye nk'igisare ariko muri kumushyigikira ngo ibyo nibyo se kandi biritubwira ko ineza yakagombye guhosha inabi uje avuga nabi ukamuhosha ubwira neza ukamwereka urugero rwiza itandukano ry'ukuntu ubundi umuntu yakagombye kwitwara ariko ugasanga ibyo ntabwo abantu babibona ntabwo babyibuka niyo mpamvu hano Bibiliya yatubwiye ngo ikibi iyo wigaruriwe n'ikibi umubiri wawe wose ubuzima bwawe bwose ntabwo ubimenya ugira ngo nibwo buzima wakagombye kuba ubayeho nibwo ngo wakabaye utwikurenze ariko si byo icyo uba ukeneye ni ugukorerwa deliverance bakagukuraho iyo myuka y'ayo madayimoni atuvuga nabi urakazwa n'ubusa ugira ishyari ryinshi uteranye buriya harimo abantu bateranye cyane umuntu akantu kose ari kuvuga bashaka kugaragaza abandi bantu nabi niyo baba bakoze akantu nabi abo bantu pe uwo muntu agashaka kukakumvisha ukuntu abo bantu ariko ubonye ibintu bagukoze biriya bintu byari biri kuri uru rwego ugashaka ari gushaka kubikumvisha ko ari bibi cyane birenze nyine ugasanga umuntu yifitemo akantu ko guteranya cyane aho rero ngo niho ugomba kujya wisuzumira buri munsi ukireba ukavuga atari ku bundi usinigaruriwe n'ikibi kuki nsigaye nkora ibi bintu cyane kandi simbicikaho nkumva n'ibintu bisanzwe umuntu arasambana akagenda yumva yakoze igikorwa cy'ubutwari nibwo arenze nyine ntabone ko ari igikorwa kibi n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose bigiye bishamikiyeho twagiye tuvuga gute wakwicunga buri munsi ukabona ko utari kwishora mu mico izakurimbura kandi utabizi wumvaga ari ibintu bisanzwe bisaba ko buri munsi uzajya wisuzuma ukareba nimba hari n'ikibi wakoze ntuze kumva ko ari ubugabo cyangwa ngo bagushimire nawe wumve ngo ni ubugabo ugerageze urebe ukuntu wagihindura wagisabira n'imbabazi We do not be yokes, verse 12. buri wamenya gute rero twisuzumye nyine ukisuzuma kugira ngo tumite nanasoza uburyo wakwisuzumamo ukamenya ko umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe bumaze kwigarurirwa n'ikibi no kuba warekera aho ngaho ukabivamo ushobora kuba wasoma nko mu Migani 6:12 kumanuka aho handitse ngo ibintu Imana yanga cyangwa se ibintu Imana nyine bibangamira biba ari bibi pe ibintu Imana yanga umva ikintu Imana yanga nawe ubundi wakagombye kucyanga ariko usanga wenda unagikora buri munsi wumva ko ari sawa icyo gihe umenya ko ubuzima bwawe bwigaruriwe n'ibintu bibi imyuka mibi ukeneye gukorerwa deliverance ugasengerwa cyane ubwo buzima ukabuvamo ibyo bintu rero ni ibihe byanditse mu Migani 6:12 Says, a worthless person, and aho hantu haranditse ngo ibyo Imana yanga cyane ngo ni umuntu udafite agaciro umuntu udafite agaciro ariko uri kumwumva umuntu Imana yanga nyine umuntu udafite agaciro kuba ufite agaciro ntabwo ari bya bindi naba kubeshya ngo ufite amafaranga menshi ngo ufite business ukora no kubera iki agaciro k'umuntu uri ukamenya uzarebe hari umuntu ukubwira ati sinakora kiriya kintu ntabwo uriya muntu yama amafaranga ngo turyamane n'urugero ntaba ntaye agaciro kanjye mu gihe undi yumva ko naryamana akabona amafaranga ariko ari buze kuba afite agaciro ariko nta gaciro bafite abo ngabo rero nibyo Imana wenda n'urugero rumwe nguhaye umuntu udafite agaciro Bibiliya y'Ikinyarwanda hari uburyo inabyita ngo ni umuntu w'ikiburaburyo umuntu ajya guta agaciro kuko yabuze ubundi buryo niyo mpamvu Ikinyarwanda kivuga uwo muntu udafite agaciro kimwita umuntu w'ikiburaburyo buri muntu ufite ubundi buryo ntabwo wamubwira ngo urakora ibi kandi watabishakaga azi ko ari na bibi ku gaciro ke ngo abikore uravuga ati hano biranze kubera bishaka kumbuza agaciro kanjye mfite
bundi buryo nabikoramo ndajya na hariya mbikore. Ariko abantu b'ikibura buryo nibo ubwira ikintu agahita agikora kuko nta bundi buryo afite nyine. Ikibura buryo Bibiliya y'Ikinyarwanda bisobanuye neza, mu Icyongereza babyita ngo umuntu udafite agaciro. Ariko nibyo n'ubundi guta ubundi umuntu abura ubundi buryo k'Imana ari uburyo bwacu, ubundi yakaguhaye n'ubundi buryo bwinshi, ariko uramutse uyisabye. Nanone Bibiliya ikomeza imanuka aho ngaho ivuga ngo umuntu w'inkozi y'ibibi. Hari abantu bakora ikintu kibi, umuntu nyine bari mubi, buri gihe akora ibintu bibi gusa bizwi. Wakenera n'umuntu ugukorera ikintu kibi ukamuhamagara ati Imana uriya muntu wamumfashije tukamushyira hasi, nyine ugasanga nicyo kintu akora, nk'umuntu w'inkozi y'ibibi n'ibindi bikorwa bye byinshi akora. Nanone ngo uwo muntu w'inkozi y'ibibi ngo niwe ugendana n'umunwa ugoreka. Uwo muntu w'inkozi y'ibibi nyine ni wa muntu wa mbere ugira umunwa ugoreka. Ujya ubona abantu bagoreka ibintu, ukuntu ibintu wabivuze undi agashaka kubigoreka ngo abigaragaze mu yindi shusho kugira ngo abyongerere uburemere abe yateranya nk'abantu. Ibyo bintu nabyo biri mu bintu Imana yanga cyane, umuntu ugoreka. Abantu bagoreka ukuri, wewe wivugiye ikintu gutya, umuntu arajara cyane arishara kiburitse ngira ngo abashe kuguteranya n'uyu, cyangwa ajye kugisobanurira abandi ngo burya ngo byagenze uku n'uku si uku byagenze. Abo bantu ngo Imana ibyo bintu irabyanga cyane. Haga ariko nanone hano muri Bibiliya handitse ngo abantu Imana yanga, oya ni ibintu Imana yanga, kuko twabonye ko Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga ibyaha byabo. Ndetse ngo uwo muntu ugoreka ngo ni umuntu ugucirana amaso, nyine ujya ubona nk'umuntu ari gucira undi amaso ati dore ibyo runaka akoze, dore uko bigenze. Mbega wa muntu gukora utuntu tw'amanyanga tuvugira mu masirisiri nyine, ngo acicirana amaso akavugisha ibirenge. Bibaza icyo kintu ariko agacisha amarenga intoki ze. Ibyo byose bigamije gusa kugaragaza ibitari kugenda neza ngo abigaragaze nabi, cyangwa se abiha ubundi buremere buhambaye. Ugasanga nibwo buzima wibera. Ugasoma umuntu arabyuka nyine agafashe telefone agahamagara ngo abonye runaka ibintu yakoze, kajya mu bintu nk'ibyo bisa nk'ibiteranya abantu, byituma ibintu bikomeza kuba bibi kurushaho. Ugasanga nibwo buzima bwe. Is one who ngo umutima w'uwo muntu ngo urimo ubugoryi, niko biri ikomeza ivuga ngo umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi akabiba ibiteranya. Hano hanze hari abantu babayeho babiba ibintu byateranya abandi, ku buryo kabisa usanga umuntu umufitanye ikibazo, mu by'ukuri uwo muntu ntabyo azi, nawe nta kibazo umufiteho umutima wawe rwose urahamanya ko nta kibazo umufitanye, ariko akaba ngo umuntu ubiba ibibateranya, ku buryo namwe mutangira kugira urwikeko no gukekana atari ko runaka ubundi koko buriya ntiyabanyanga, ntiyaba ambona nabi nanjye nyine. Ugasanga hagati yanyu hajemo urwikekwe bitewe n'uwo muntu Bibiliya yavuze ngo ubiba ibiteranya. Bibiliya rero ikomeza ivuga abantu nk'abo ngabo, cyangwa se ibyo bintu Imana yanga ivuga ngo umuntu umeze gutyo nicyo gituma amakuba azamutungura. Umuntu nguwo uraburiza abandi ugira gutya, uhemukira abantu cyangwa se w'inkozi y'ibibi kuri urwo rwego, amakuba ye ngaramutungura. Ababona ahagaze neza, ariko ajya kubona akabona bitunguranye ibyago bise bimwituraho, akumirwa. Bya bindi byose yakoreraga abandi ukabona niwe bigarukiye ahanini, ati amakuba ye azamutungura. Bibiliya ikomeza ivuga ngo azavunika vuba. Mbega no kuvuga ngo ibyo bizarangira vuba, cyangwa se azashyirwa hasi vuba. Azavunika vuba kandi ntazunga. Mbega navunika ntabwo bizashoboka ko ateranywa. Uri kumva ariko ibintu Imana yanga ubwayo irabyivugiye mu Migani 6:12. Umuntu ukora ibyo ngibyo nababwiye uzavunika vuba, kandi nuvunika ntawe uzakunga. Buriya ukuntu umuntu avunika bakamuteranya bagashyiraho sima kongera akamuvuza, wewe urumva ko bitazigera bishoboka. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ukimara kubona iki kiganiro, kora subscribe, ubundi uhite ufata pause y'iki kiganiro, ubanze usenge, ni wowe wiyizi n'Imana yawe. Nanjye ngiye kuba mpagarikiye ikiganiro hano, ni ku cyumweru giye mu materaniro, turaza gusubira ku munsi wa nijoro. Gusa mwibutsa ngo ikiganiro nk'iki uzabe kibura ukabona icyo kigufashije, cyo gishyira kuri status zawe za WhatsApp. Ntiwamenya uhinduye we niyo byaba bitaguhinduye rundi bihindura, usharinge mu magrupe y'imiryango, inshuti za abantu bose ukunda. Ikiganiro kivuga ku ijambo ry'Imana, ujye ucyohereza abo musengana. Hari igihe utamenya ahantu umuntu ahindukiye, rega njye naje kubibona ahantu bagiye bahindukira rimwe na rimwe ku biganiro babona. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.